ndakwanga ndakumena. Papa yive yaje arambwira ngo arananiwe ngaranarwaye imanza yaryamye kuryama. Warananiwe? Ananiwe kubera ihe impamvu? Ahubwo biriya kwa rubuga. Biriya ni ubuga uzatinya umwana uruka mu gitondo akagenda. Urumva? Nimugoroba akagaruka aryama akazabyuka mu gitondo wenda yongera agenda. Nta murimo n'umwe yakoze ataza ngo agufashe afite ari mushiki we cyangwa se n'umukozi. Uzarebe ahazakura ni kabanyaka nayanyaka bwana uzangaye. Abanyiriwe hano wiri uzerera ubunga ukaza ko reka mugire shaka bakabanya ko munini cyangwa je nawe tuzakotora ubibone ariko papa cyo ndiko cyiko kandi shaka Ariko mama Jerica buri gihe yifaza nuka buri gihe nta munsi yifaza mbwira neza muri subazi iki ibyo yigize azajya kubyigira hano dore ko uzongera kuncokoreza umukobwa umwari itoze umukobwa wanjye nazakotora Mwayimena? Ngiyi n'igihe waje kugurira azibeshya imenya kariya kagatoroshiko nzahita ngashyira ku iryazo nkahonda umwanya nkiri ushaka wagabanya uwo mutwe munini wanjye uzabone nko ushaka umukobwa wanjye n'abasore leta amasanga yakoze iki Vanira wa mugabo we ubu kugeza kuri saa tuvugana. Okay, ndakumva rero ikintu numva nshaka kuvuga ngo ndakumva rero ikintu numva nshaka ukubona uriya mugore yapfuye. Wakoresha iriya pisiti iri hariya wafata ikiganza umva wakoresha amaboko rimwe nyine icyo nshaka ni kandi uriya mutungo utarabuze icyo nshaka ubwiko rwose ibyo nta kabazo koroshye ahubwo ndetse no kubikorana ubuhanga n'ubwenge kugira ngo hatagaragara ibimenyetso
ntangira kwitoza aho uko nzabigenza reka mbihuza Sara? nzabikora rwose ibyo birose sinjye nzabona apfuye nako kuko mana nyagasani ikintu numva nkeneye ni amafaranga kuko ntaranayabona kajya no kubyanga amakuru ni meza wishana ari mukumbuye mwese ko watwanze ni amasomo ubu rero nari bikeneye bitangaje ni amahoro se ni amahoro ukagira inkuru rero ngaho ugiye ubu rero mbabarire umpuze na musaza wawe Yves musaza wawe upfa ndagira ngo umpuze nawe rimwe ryose ndamukunda jewe umpuze nayo nyine nta n'ikindi ariko narumiwe koko iyi venzi ni ubugome bwe njyewe muhuze nawe ubugome se bu Yves umusore mwiza kuriya umva ntabyo uzi kuko ntubana nawe ariko mana we Yves uriya musore mwiza kuriya ko umva ntabyo uzi ahubwo reka mubwire mbabarira wari usanze ndi koza ibintu dore biriya birunze hariya n'igihe bitegereje yiva asanze ntabyo nakoze tunicaranye hano yanigaga Nese ko basi ugiye kumfasha bose umfashe ntacyo nagufasha njye ntabwo naguhuza na Yves nyine basi reka nigendere ariko uzaba ubitekerezaho we yego ko ntacyo ntekerezaho umukobwa ukuri kw'Imana twe mbabarira ibintu byo kumbwira ngo njye muhuze na Yves aho kuri mu mandazi naho ubundi rwose reka mubwire ntumve ko nkubabaje cyangwa ugenda unyitwayeho umwikomo ngo naze kuguhuza na Yves oya ni ukuri urambabaje biteye n'agahinda ngaho basi sha basi ntacyo
surumva se n'abana kandi biga ukundana ni byiza urukundo ukarumeranja n'amasomo ukavanga boshye uvanga igikoma n'isukari mwumve rubasha ngo mwumvise uzibeshya akagero hasi y'amanota 72 ku ijana zamuceka Grande chance. Quando si può bucare non si può uscire. Vuole che si deve non si deve uscire. Si può andare a vedere. Che va a fare una Papa Michel kan banze ngubazi. Abase ndurumva basi n'ababana biga barashakanye kandi bigereka gukunda nabyo ni ngombwa. Gukunda ni ngombwa. Uzamushakira ibyo Michel awushinja abaho. Urukundo guteranya inshuti zawe. Kubera icyo utari warabibwikanye. Asubiza kwa muganga aramutse akoresheje amanota meza yabigenza. Kuko n'ubundi utajya umurusha kugira ngo umuntu yaba atiga akamusha. nari nasiba n'inshuro yari wowe wavuga ibyawe wayata Mishu mwore yisire hano. Yisire hano mishu yisire hano. Chikore yisire hano. uwo mutara Yumenya ko yungu ari mushiki wawe kandi niwe ufite wenyine. Uri kubyumva? Uri kubyumva? Uri kubyumva? Amande mama wawe. ugahengera papajeri ukarogotwa sange Bariya bose nta wigeze ntanga muri kariya kazi kandi bazahava hasi ugiye ku kazi ahandi suze mba ngiye ni hehe uburyo ugenda iki gihe se uzagenda igicuku ugaruka ikindi ubundi ubwo ubona amaherezo arayaho ubona abana baba batagukeneye ngo muganire ariko kwirenwa igihe nawe wabonye ariko kazi kagushimira erega akazi kabaye akazi se ntabwo ushobora gucishamo umunsi umwe mu cyumweru ukirwana n'abantu mukaganira wababyaye ukabarera bagakura ukananirwa kubigisha umuco ive nyine reka kumwana urumogi siwe mwiriranwa cyangwa nagiye kubacira inshuro amasaha y'ino asigaye atahira kandi mbanyirukanye ku kazi ukabura iki gitenge ukabura n'amavuta yo kwisiga reba ukuntu usigaye isi bakanyirukana tugakena wanyita imbwa nta n'ijambo nazongera kugera hano none ubonye aza korera abana numva mu nzira nigende ku kazi kuko jyewe ntakoze uwo murengo ntabwo waba ufite bigezaho kandi mba kurera abana bawe bikunaniye ukaba bikunaniye egura nyine umvire mu rugo ugende nshaka undi kandi azabarire ahubwo watinze uzo muzanye ndarongora undi da uzo muzanye wahaze warenzwe ndaza undi umvire mu rugo watinze uzo muzanye ntabwo nzajya ndara nicaye bategereje n'umuhungu wawe wagoye ko mwabaye imyagasa muri ino minsi wari umeze nk'umuntu ufite sinzi ahantu usigaye uba sheri urambeshyera ase ubundi byagenze gute ubundi ko aribyo nshaka kumenya njyewe sheri nuko nyihanganira ni akazi kenshi nkataha naniwe kuri watsapu ho singibaho uko ndangiye nari nsigaye ndanga nasinze
umva reka nkubwire noneho basi muri iyi minsi reka twiyemere sibyo tujye tubonana sibyo ariko sheri ndagushaka uranshaka icyuzwe kiranyishe ari hehe agiye hano hanze ariko ubundi uranze
Sha makuru ni meza kabisa. Ako bene kuko mana isubwo note twafashe. Yego. Ntabwo bize amakuru se mu. Kunoje kurimo kugenda wiruka cyane. Nawe urabizi. Cyane ake nyine turi gutaha tuvuye ku ishuri. Ariko shawe uzazi. Muvuye he se ubu? Nyine tuvuye ku ishuri. Reka shawe n'ujye ubura udushya ndakuzi. Udushya? None cyakubwira ibintu nabonye. Yego re. Aho ngano nyine twashaka. Ibyo nibyo tutashaka. Sha muri abagome. Ubu uricara ukagira ngo ni byiza. Ase mwana wagiye gusura Karine wa? Sha. Ntabwo turajya. Ariko mwamenye mu gihe cy'Karine. Wese uramuzi. Shajureka wajureka gute tubuze wamenye umuntu amwishe. Nawe ntawazeri. Nanjye nawe. Ariko uguze ko nturanye n'abo wa Karine neza. Mperuka kuva mu mujyi. Noneho mpura na papa wanjye. Asohoka mu gipangu kwa Karine yirukanka. Noneho ngeze ngo mukozeho. Nubwo namukozeho. Nazamuka ati. Noneho njya kubona arankurira mu. Urashaka se kuvuga ko ari waba? Sha mwana werekana izahira ahubwo ngiye nshaka kuzajya kubwira mishimira iyi nkuru nkurikije uburyo Karina ari inshuti yacu ntabwo njye nzayihishe njye teta ni ukuri kuri Imana nzayivuga. Urashaka kujya kubivuga? Nzabivuga ntabwo iyi nkuru njye Teta wajya umenya ubwenge. Mureka ahubwo ubwo se kubimuhisha n'inshuti yacu urumva byatumye Teta wajya umenya ubwenge. Ariko wacecetse none se ubu ngubu ureba nkanjye bibabwira agira ngo noneho papa wamusha ari njye bazaza guhitana. umva uyishira umurozi akakumara kubana nzabivuga n'ukuri kuri Imana. Ariko uzaceceka ntabwo nabihisha ngenda. Barahari. oya sinzi reka ndebe ko ari Kugira ndebe kwari. Karibu yinjire. karibu yinjire. Gusa iki kintu rero ntabwo gisigaye Hey, muso. Komera. Hey, karibu. Ndabona mwibashyize neza nta kibazo. Ngaho rumuri. Ngenje kuba nisha. Madama naba. Sanze nanjye ariko kugera. Ntabwo nari mpari ngeze hano none. Uravuga wa mugore? Neza neza. Uzi se shako ntinda mu mayi. Kuba byagenze kuri akagabo kuko kabona kuri tuzakavuga icupa rimwe kazahita kabura ubwenge Kazikunda kagoranye rwose yo kurira ntabwo agoranye. wari urwaye n'uriya mugore
shorore ikata agace wa rwose cyakemutse umutungo uriya mutungo ugomba kuba tugomba kuwigarurira byanze bikunze ari nibyo twararuye ese mama mishu karameza nijya ko bitaba ese nawe ndakwitabye ngiye hepfa ize niwe mugabo hirya aha ndahaje ntamuhinga ariko mujye mureba ko hariya haba hakinze bwiza baragateje mwe kujya murangaza inzu tuzayatashye
se turabakiriza iki ko muhageze mbona mufite icyapa shange ndumva watwihera amazi nanjye niyo nashakaga sha shaka nifuje kubeshya nawe mfite inyota tuje gusuha ni ukwihangana mwese ko ari twe twatuye kure nyine ntakundi nyine iyo umuntu atuye kure byose arabimenyera nta kundi aba yarabimenyeye si umaze kubimenyera gusa nyine beza mu magambo nibaze Karire twagushaka Karire reka nkubaze nk'uramutse umenya umuntu wishe mama wawe kuko wamugenza ute umuntu wishe mama mura birashoboka bishoboka gute kuba uwo muntu twamumenye birashoboka cyane kandi mwambuye nose nimba utazi ko mama wanyu bamwishe si umuntu ubwiza iki birashoboka byibuze yiva aramutse yumvishe ijambo ngo umuntu wishe mama ibyo yamukorera ngereka nkubwire ngewe teta oruga ngiye kwemera mbimubwire undi se turabimwishiriye Karire wari uzi ko wa mwana wawe kuri iwanyu twigana yaje akambwira uburyo yari aje kukureba agifungura igipangu agakubitana urumva na wa mugabo umwe mwari mufitanye ibibazo ngo by'imitungo yahagera ari guhamagara agasanga mama wanyu arimo gusamba uyu wahaharuye akubitana nawe afite n'amaraso ku ishati ibaze noneho yiva bimwe ikintu yamukorera nyine nakundi azabimenya si we ko tubikubwiye icyo nakubwira ku isi nk'uko iriho abagombe gusa nta kintu shake utazimenya nakubujije kubivuga shamba nose kuguma kuri mwishe ubundi byatuma Karine bahereka mbe nigiye reka shaka genda urwaye nawe usanga ihangane shaka ugende kubaha ese wabivuze gute eve ntabwo ubwirwa muzi shake twikoresha akora nta kuntu buriya we ntabona na yive umva bigacika zamukugezeho se ntabwo bro si wumva buri fake ariko uyu munsi wambwiye ijambo rizima uzamenya isenge shame kuko imana mbabarira bro niba wabikora subiza ka kantu dadi yakwemerera yarangiza akabyanga nzaguteretera kandi bizaca urabizi ko numva numvikana na vizi arebe nzabigukorera hasi wumva
papa washiri wanjye sha Shiri wamushize. ndahira mama ese murabwira yive bimeze biti yo kuzandikisha mayibe Umwana washaka wese ko yapfuye Reso shaka kuza ko yazutse ubwo mwari muzi n'ibindi se bikurikiraho ntibigize kandi makuru na papa wamaje waki ariko umva niba ibyo ukoze uri seriye bari kabiri ura n'ubundi nanjye ntabwo narinze kubeshya kwandika n'abagabo uwo muntu uzahakwa urabeshyira papa ngo yishimute umva reka mubwire wa mukobwa nituna wakunze mwambwiriwe yasinye cyane bicara nta kibazo vuba ikibazo kandi isuri hasi mwana cyo gikorwa barasi kibeshya ubundi cyakibona iki nagire rero umusakuza tugiye kwiga heza uhana bihatuje ndabona ahantu ari heza harakeye tugende nyine tugende dusobanurirane ubundi byose imari genzi imari sobanura ibyo natazi turabizi sawa sawa rero ahangaha ariko noneho se ko wageze hano kare byagize papa ariko nabone igihe nsanzwe ntahakane ninde wowe utakane abantu bose muri ako bavuga gutaha ni umukozi cyangwa ariko iyo ubeshya ubeshya urumva uhereye kandi none ushobora kwemera nkakugira inama ariko kutareba hano ushobora kwemera nkakugira inama genzanya nta saa moya saa mbiri utahe saa sita z'ijoro gusigira urubona wowe cyangwa cyangwa urashaka kuzanira ikofesha ushobora kwemera akakugira inama sinzongere gutaha nkagusanga uranyumva umunsi natashye kandi singusanga ntabwo uzataha ubu rero iyo ugiye kwandika ikibazo urabanza ugasoma ibingibi warangiza ukabona gushira igisubizo iyo umaze kubisoma kiroroshye atambifata if the following is the sentence icyo nacyo ntabwo ari cyo iki ngiki ndabona kirimo nacyo umva njye ngiye kubabaza ikibazo cyo muri siyansi sibyo tubaze natizi eko shaje natwe twarakize eko nanjye icyo kibazo bazakizana shaje definition yayo yarananiye muceceke ko babwire hari ikibazo bigeze kuzana kivuga ngo from the cross to the gave icyo kibazo murakizi ntacyo tuzi no kuntu cyakizi ariko ndikumva neza ko ntabwo kizamo ahubwo njye ari ikibazo cyanane njye rwose English ndayize ahubwo mate ase mate yarakunaniye kugabanya abantu kuri byanani ubwo
twebwe ikibazo njye nashakaga kubabaza ikibazo cyo muri social cyananiye kiriya bibazo biza ngo wind vanning ya pressure sunshine biriya bibazo babikora uriya mukobwa w'inkumi si umukobwa wanjye maze hari na musaza we bangana ariko ubonye ukuntu musa wagira ngo niwe nyina wawe uri kubyanga abana banjye nkafata abana banjye nkabiruka nakuzanye kugira ngo mbere n'abana harabo uzamuheka se ugeraho bacumugara mu kinyarwanda ngo amaboko atazaguhahira ngo yamenye mukiramukanya ibi bwana nakubwiye ko ntawe uzageka kandi ikindi nimba udashaka kunderera abana nicyo nakuzanye uceho nawe ugende ko mbabaje nanababaye cyane bwana uzambera abana cyane ndabyumva neza usanga boss Nese sinabanje koza ibyo. Izi sasa turi bwongo ko bwako. Nakoze imirimo yaha mu rugo yose ari ikoze njyenyine. nta kibazo ndaguha ndayaguha ariko ntugire ikintu kimukoraho ndakwinginze please mushiki wanjye
urabyumva na boss aramambira icyo nta mwanda nyine nagukopfora wabyumvishe naravuga ngo tujye batubani umwanya wo hasi ndakumena uwo mutwe nta mwanda nkeneye urabyumva sinyere ngukopfore gahunda zimeze neza bose nta ruswa nkeneye ibyo twakubwiye natabiza the batman ntabwo ubucuruzi agatanga n'urupfu ahangaha nta muntu tujya gushyira nawe numva ari hano nta muntu waza ngo atwitange urabyumva miliyoni imwe ebyiri n'umunani yanjye
amazi warokotse arangije sinzi urundi twari yaratorokesheje nyine twese tugeze mu nzira sinzi urundi rero yo wari ukiduteje niba ari ibiti sombaza sinzi ukuntu nagiye kubona uruvamba yaruka ikiraje vamba se mu ishyamba hari abamo ivamba we ariko ntabwo uragera ku bwenge ndakugira inama ntuzagere mwese ntabwo bashobora babaye bavuga ngo bashaka umva ubundi bashakaga ngo kwica umuryango wacu sinzi ubundi umuryango wacu Yeah.
sawa nimba mwabirangije reka nze amafaranga yanyu nyohereze nyohereze kuri phone cyangwa muraza kwitorera bizere ko byarangiye ariko neza okay Musaza we ntibamwishe papa wanjye ntibamwishe byose ni ifi wabikoze ahubwo nawe nushaka ubu ujye kureba aho wiyihishe njyewe umva mpereze nzajya igenda yimereze njyewe nzajya ngigenda naho tuzahurira hose nzahita mena umva nushaka uzabikore witonze nubikora uhubuka nawe umenye ko uzakubyeyi izaba biranga ese umushinzi w'ukoresha abantu kuki batamuha wenda bikora mu ibanga zitameze nkawe umva se yewe nawe bazamufunge mbere yuko bapfa musaza wanjye bamwice na marume bamwice ubuse koko mishe yazihorera kiri mu byaha kiri mu nyuma aho nzafata ndakumena